Nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, hari ibintu byinshi ushobora kwirengagiza ariko bifite uruhare runini ku buzima bwawe. Reka tuvuge ibintu 10 by'ingenzi ugomba gukora nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, haba ku bagabo cyangwa se abagore. Icya mbere, kwihagarika, kujya kunyara cyangwa se ku bwiherero. Kwihagarika nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina bifasha gusohora mikorobe zishobora kwinjira, bikagabanya ibyago byo kwatakwa na mikorobe. Icya kabiri, kwihanagura neza ukoresheje agatambaro gafite isuku cyangwa impapuro zoroshye cyangwa se zabugenewe. Wihanagure buhoro, by'umwihariko ku bagore wihanagura uva imbere ujya inyuma, bivuga ngo uhera hejuru hafi n'insya ukagana inyuma ku kibuno. Icya gatatu, kwisukura n'amazi asukuye. Ntukoreshe isabune irimo impumuro nyinshi mu myanya ndangagitsina. Amazi asukuye arahagije mu gusukura inyuma cyangwa se mu gitsina, aribyo bita ngo ni ukwitabaza. Icya kane, kwambara imyenda yoroshye. Iyo urangije igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina wirinda kwambara imyenda ikomeye. Irinde ikariso ifashe cyane y'ipamba idatemberamo umwuka. Akenshi imyenda y'ipamba ntabwo ijya itemberamo umwuka. Ibyo bifasha umubiri guhumeka ndetse no gukama vuba. Gukama vuba bashatse kuvuga ni ibyuya. Ndabakunda cyane. Icya gatanu, kunywa amazi cyangwa se kunywa amazi bitewe n'uko ubivuga. Amazi afasha gusohora imyanda mu mubiri no kurinda infection mu nzira y'inkari, kuko iyo umaze kunywa amazi mu gihe gito kitarambiranye ujya kwihagarika cyangwa se gusoba. Aho ni ku bagore. Icya gatandatu, kwitekerezaho no kwita ku mutekano w'umutima. Ngo aho ngaho ni ukwimahuruniza cyangwa se kwigusha neza nyuma y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kubera ko akenshi biba bisa naho umaze gukora siporo. Igihe cyose nyuma y'imibonano mpuzabitsina, si umubiri gusa ugira icyo ukeneye. Fata akanya utekereze ku byiyumviro byawe. Ese wumva wishimye cyangwa se wumvise wishimye? Watekereje neza ku cyemezo wafashe? Ndabakunda cyane. Iyi ngingo irumvikana. Aha ngaha bisa kugira ngo nyuma ubanze utekereze, numara gukora iki gikorwa utekereze niba umwanzuro wari wafashe mbere yo kugikora wari umwanzuro ukwiye. Wasanga utari ukwiye ukihangana, wasanga wari ukwiye ukishima. Icya karindwi, kuganira n'uwo mwabikoranye cyangwa se n'uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina. Niba mushobora kuganira byongera icyizere, bigafasha gukosora ibyabaye nabi cyangwa gutegura uko byaba neza ubutaha. Aho ni hagati y'abantu babana nk'umugore n'umugabo cyangwa se abantu benda kubana nk'umugore n'umugabo. Icya munani, kwipimisha niba hari icyo wikeka cyangwa se icyo ushidikanyaho yuko gishobora kuba cyabaye. Niba habayeho gukora imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo cyangwa wumva ushobora gusama, ni ingenzi kwipimisha ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se ukamenya ko wasamye. Icya cyenda, gikurikira icya nyuma, kwirinda gukoresha ibintu byangiza mu kwisukura. Irinde sprays, perfume whips cyangwa amalotion mu myanya y'ibanga. Bishobora gutera irritation no guhungabanya microbiome isanzwe. Ndabakunda cyane. Icya cumi, kumenya niba wumva umerewe neza. Iki ni ikintu cy'ingenzi. Biba bikwiye ko niba urangije imibonano mpuzabitsina ugomba kumenya niba umerewe neza. Nyuma y'imibonano mpuzabitsina, niba wumva ubabaye cyane, utisanzuye cyangwa utari watekereje neza mbere yo kubikora, ni ingenzi kuganira. Wampamagara cyangwa se ugahamagara indi nzobere bw'imyororokere ikakugira inama. Ubuzima bw'imyororokere ni igice cy'ingenzi mu buzima bwacu. Kwita ku isuku, ku mutekano no ku bitekerezo nyuma y'imibonano mpuzabitsina ni ikintu gikomeye. Hanyuma yo kumva iyi video kanda like,
share na subscribe kugira ngo utazacikwa n'andi masomo nk'aya. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza.